ye karite nagenderaga zari nyinshi cyane ariko zari karite z'agaciro. Icyambere nari mfite tekinike nihari ariko ntatojwe. Reka tujye ku muhungu wawe wohereje kwiga umupira i Burayi. Byagenze bite yageze ku ruhe rwego? Umuhungu wanjye Kanamugira Abdul Karim yagiye mu byukuri yagiye kera ari mutoya ko yizeho école primaire ayiga na secondaire. Ese kocha nibyo koko niwe watumye meme ngo yango Rwanda? Abantu babivuga kwinshi. Ngiye mfite filosofi yanjye ku mupira w'u Rwanda. Nicyo ngutekereza nicyo nawumarira ari gihewe ufata ibyemezo. Kuba abantu bakina neza si ukubera ko ari abanyamahanga cyangwa se kuba abantu bakina neza no ko hari karite bafite zo gukina umupira. Turabakiriye kandi tubahaye ikaze mwebwe mukunda UC Sports TV, mukunda ibiganiro byacu bigiye bitandukanye, turabakunda kandi tubona urukundo mutwereka. Uyu munsi twasuye mu sportif navuga ngo ukomeye cyane, ari mu bagabo yo tuvuze bamwe mu bantu nyine batanye n'umupira w'u Rwanda. Ni Mzee Kanamugire Aloyizi, mvuze ngo ni inzu y'ibitabo, ntago nabambeshye. Kanamugire mwiriwe neza, muraho neza? Mwiriwe muraho neza kandi karibu hano mu rugo. Ndavuze ngo inzu y'ibitabo, inzu y'umupira w'u Rwanda, ntago nabambeshye. Nkeka ko yenda utaba wibeshye cyane ariko kubera ko ntabwo navuga ngo ni jewe ubyenyine ufite iby'umupira w'amaguru mu Rwanda, ko ari abambaye hari abakuru kunduta, ariko nanjye navuga ko hari ibyo mfite ku mupira w'amaguru mu Rwanda. Yego, murakoze kuduha ikaze mu rugo rwiza rw'abayisilamu. Urebye imitako myinshi igizwe n'amagambo ya Kiislamu, ariko by'umwihariko nyine bavuga ijambo ry'Imana, ndabeshye? Nibyo. Uri umuyisilamu? Ndi umuyisilamu rwose. Wabivukiyemo? Ntabwo nabivukiyemo ariko mbumazemo igihe kirekire, imyaka irenze 40, urumva ko mbumazemo igihe kirekire rwose kandi mbupuratika ku buryo bwa nyabwo. Ikimenyimenyi ubu ngubu tuvuga neza ubuyisilamu, ariko ndi na haji nashoboye kujya Maka. Wagiye Maka? Yego. Wow. Nsanzwe no gusoma Quran. Ubuse mu myaka urimo ugishaka kongeraho ibindi? Muri myaka ndimo urabona Quran ni igitabo cyiza kandi kigisha byinshi. Nuvuga ngo yenda sinabonye igihe kinini cyane cyo kugira ngo nkige. Nagiye nginga buhoro buhoro ko nari mfite n'akandi kazi nakoraga, ariko muri iki gihe ndi mu rugo nasanze ari byiza kuri jewe aho yango nkomeze guta igihe cyanjye. Icyo gihe mfite nagikoresha mu kwiga Quran kugira ngo nyimenye neza izafashe mu gihe kiri imbere no ku munsi w'imperuka. Hanyuma noneho nyemerera tujye muri kariyeri, kuko iyo tuvuze izina Kanamugire Aloyizi, iyo tuvuze mentona bishatse kuvuga iki? Ni izina rya Jerite, byatewe n'iki? Yenda abantu bafite ko babyita, buri muntu wese agira ijambo rikunze kumuzamo, kubera ko kenshi jewe ntabwo nkunda kubaho mu bihe byashize. Nimba rero nakunze gukoresha iryo zina mentona, nuko mba nifuza kubaho icyo gihe ndimo. Mentona iki nkaba mvuga ngo ndahari, ibyo nkora ni iby'ubu ngubu, ntabwo ari ibyo ngo ni ibyejo mbikora, nkabikora muri icyo gihe mbirimo. Nicyo gituma rero ndakuba umuntu uri hafi, mbese uri kubiriho, ataruvuga ngo najya gushakisha ibya kera cyangwa se ntekereze cyane ibizaba imbere, kubera ko ntawe uhamenya uko hazaba hameze. Mbaho rero ubuzima bwanjye ndiho muri icyo gihe ndimo. Ubaho muri preza? Mbaho muri preza rwose, nshaka gushaka inyuma mpareba gake cyane. Yego, nuvuga ngo izina niwe waryise ryaje gutyo nyine? Ntabwo izina rye waryise, ahubwo abantu yenda kubera ko nakunze gukoresha iryo jambo, urubu ari ijambo rikubamo rikunda kubangukira kuko ushaka gusubiza abantu nyine mu bintu bya hafi bitari vya kure. None abantu nibo sinzi ni waribonye, sinzi cyakora n'abanyamakuru. Yego.
umuntu udukurikiye aka kanya ndagira nkubwire ko ugize amahirwe kuba ugiye kumva bimwe mu byo tugiye kugana n'uyu mugabo kuko afite amateka menshi, afite amateka maremare muri kariyeri. Yarakinnye, yakinaga ku ruhande rw'ibumoso ho muri no minsi twita 11 neza cyane, yabaye umutoza. Ubu tuvugana rero mu bintu turaza kugana muri ibyo bice bigera kuri 3. Reka atwemerere duhere muri za development Mayaga Rukoma. Ubundi ekipe yego koko yakunzwe kumenyekana navuga ngo izina rivuzwe mu mpine ryitwaga nyine Demar, bayahinnye ayo magambo. Iyo umuntu avuze Demar niki kikoza mu mutwe coach? Iyo umuntu avuze ikipe Demar, icyambere navuga ko ari ikipe yatumye nanone menyekana cyane, mbese yatumye mbani wacu nari ntuye mu majyepfo nza gukorera i Kigali kubera ko nazanywe n'uwahoze ari umuprofeseri wanjye witwaga Muyango Deo, yigishaga siporo, twakiniraga umupira, hanyuma aje gukora i Kigali yibuka ko ari yenda umwana yasize barashoboye gukina, nuko baje kumfata nza gukina muri iyo kipe ya Demar. Ariko iyo kipe ya Demar ikindi nayivugaho nuko yari ifite umwihariko. Yari ifite umwihariko nuko abantu benshi bayikinagaho bari abanyeshuri, bari abanyakazi, ariko abenshi ari abantu bari bafite amadiplome. Ubwo ni bakike bashobora gusangamo umukinnyi nk'umwe cyangwa babiri badafite diplome na kubera ubuhanga banditse bafite, ariko abenshi bayikinagamo bari abakozi ba leta, bari n'abanyeshuri. Yego. Mukura Victory Sport ni ekipe watangiremo kariyeri yawe. Byari bivuze ko impamvu wayitangiremo nuko ariho wavukiye? Impamvu nayitangireyo si nyinshi, ariko cyane cyane ko navukiye mu majyepfo. Yego. Naje gukina muri Mukura kubera ko nigaga Isave mu Frere Mariste. Bakundaga abantu bakina, twakunda gukina igihe kirekire, ntabwo bahaga umwanya umunyeshuri kugira ngo yicare adafite icyo akina. Ngere nari narahise mu mupira, narawukinye kandi narawukundaga, haba ku ishuri haba mu rugo, mbese ahantu henshi nabaga ndimo gukina umupira. Icyatumye nza gukina muri Mukura nuko haje umufrere witwaga Frere na Kireti Bitaremara, yarazi umupira pe. Yari umugabo muremure ugimbutse rwose w'umusore, abona ibyo nkina n'ababutare babona nawe ibyo yakinaga. Yaraturutse i Bukavu ariko yari umunyarwanda, baza kumushaka kugira ngo azajya akinira Mukura. Nawe agiye avuga ati nanjye hari umwana wiga mu kigo cyacu ushoboye gukina umupira, namuzana nawe akabakina. Ari impamvu abantu benshi bakunda kunyita umwana wa Frere na Kireti. Niyo mpamvu rero yatumye njya gukina mu Mukura. N'uburyo nagiyemo najyanye n'umufrere kubera ko yaranyizeye, tutangira gukinana muri za 67. Za 67 binteye amatsiko kumenya koca nk'igihe buriya mwaboneye izuba. Natangiye gukina muri 67 nari mfite imyaka 17. Ubwo nawe urebye wamenye umwaka navukiyemo. Coach kana mugiye yavutse muri 50. Nuko rwose itariki ya 21 ukwezi kwa gatatu. Kwezi kwa gatatu. Kwezi kwa Rarenzi nari kuzaza gukora anniversaire. Ariko nzaza umwaka utaha. Ntacyo bitwaye rwose. Hanyuma uva muri Mukura nibwo wagiye muri Demar, urekeza muri Panther. Imwe mu ekipe watinze mahari. Navuye muri Mukura nerekeza muri Demar, nkuko nari navuga mbere ko n'umwarimu wanyigishije waje kumvana no mu rugo, ndaza ntangira akazi nagatangiriye aho bitaga muri Caisse d'Epargne, iyo tegisanduku yo kuzigama y'u Rwanda, muri 70. Nuko ko muri Mukura nakinye mu myaka 3, guhera muri 70 niho nagiye natinye gukina muri ekipe ya Demar. Uva muri Demar ukeza muri Panther? Nakinye muri Demar kugeza muri 73, nyuma ya coup d'etat, kubera ko nta bundi bushobozi twari dufite, nta zindi imbaraga yenda bitewe n'ibihe byari biriho. Abakinnyi twari turi kumwe benshi bagiye gukina mu yandi makipe kubera ko twari tutagifite umuntu udufasha cyangwa se utuyobora, usibye ko yari ikipe ifite abantu b'abagabo, kubera ko na shampiyona ya 73
twayikinnye ari twebwe twirwanaho nk'abakinnyi kubera ko abantu benshi bari abakozi n'umukinnyi udafite ikibazo ko benshi twakoraga twagomba kumumenyera imibereho. Byatumye rero dukina shampiyona turayirangiza ndetse tutari ku mwanya mubi, turi ku mwanya wa gatatu, ariko nta n'umuyobozi n'umwe dufite, ari twebwe twiyorganiza muri Demare. Abantu byarabatangaje, ariko byari ngombwa kubera ko yari ifite organisation, ariko nanone kimwe n'abantu b'abanyabwenge bashobora kwiyorganiza bakareba nimba tujya gukina hanze, bakareba uburyo dushaka amafaranga ya transport, kwa benshi twarakoraga. Nimba imodokari yabuze, umuntu akumva ko bamwe bashobora kubona imodokari ntoya, bamwe bakagenda abandi bakaza kwipakiza, ariko mu gutaha tukaza kugurana uko twaje. Abaje bipakije bagataha mu modokari, abaje mu modokari bagataha bipakije nabo. Yari gahunda yacu yo kugira ngo dukine shampiyona yacu tuyirangize. Ariko hariya urukundo mwarukuraga he? Urukundo yenda ushobora kumva twavuga muri byinshi. Ndayacyamira kuvuga ko iyi kipe yakinwaga n'abantu benshi b'abanyeshuri. Yego. Kandi no mu yandi makipe barimo abanyeshuri benshi. Icyo cyari kimwe n'ubwo yenda harimo abantu navuga ko bari bajijutse, bashobora kumenya ikibi n'ikiza, bashobora kwicara hamwe bakaganira bagafatuga umugambi umwe. Icyo ni kimwe cyatumye urukundo rugaragara, kubera ko nta n'inyungu nyinshi twashakaga, nta washakaga undi w'inyungu, ko twese twari twishoboye, umuntu ashobora kwitunga, ariko akaba yatunga na mugenzi we ufite ikibazo. Ibyo nkeka ko byagiye biba cyane cyane bituruka ku burere twagiye duhabwa n'ababyeyi bacu. Hari imwe mu mafoto nabonye, nk'iyo uri kureba iyi foto mwambaye imyenda rwose myiza, navuga ngo umuhondo, iyi foto yibukiraho iki? Iyi foto nyibukiraho byinshi cyane. Iyo foto babonye yari ifoto nanjye nari nkirimo ngikina, urabona ko harimo n'abandi bana bari bakiri batoya. Nyibukiraho ko iyi kipe, iyi ni ekipe, ni ekipe, iyi kipe ya Panthère Noire. Yego, Panthère Noire yaranshimishaga cyane ko yari ikipe utavuga ngo uraza uko ushatse uyitsinde, utavuga ngo nayitsinze ngo match itari yarangira ngo emere ko wayitsinze. Yari ikipe kuri jewe yagiye ibyishimo byinshi cyane, kandi yagiye imfasha mu kubanirana n'abandi bantu. Urumva ko ikipe yacu harimo abasirikare, irimo n'abasivile, ariko ntawe yemeraga ngo n'umusivile cyangwa n'umusirikare. Twese iyo twabaga turi mu kibuga, twabaga turi abakinnyi b'ikipe ya Panthère Noire, dushaka insinzi, nta n'ikindi tugamije. Mu kanya gato nibwo natebya gato taratangira ikiganiro, urimo usa nkaho useka ibyo navugaga, mvuga ni uri umwe mu bakinnyi, urumva nyine ku myaka yanjye biragoye ko ntago nakubonye, ariko abakuru nabanje kuvuga nabo barambwira bati Mzekana mugira Aloyizi ku mashoti agaramye, yari umuntu rwose ubizi cyane. Twibutse coach, niki wibukaho ugikina, nibiki wumva, nize karite wumvaga warishishaga wagenderagaho mu kibuga? Ye karite nagenderagaho zari nyinshi cyane, ariko zari karite z'agaciro. Icyambere nari mfite tekinike nihari, ariko ntatojwe, yaje mbese umuntu akasanira ibintu wavukanye. Nari nshobora gutera ishoti, imipira ikagenda hasi, ibyo bitaga mu Kinyarwanda kubika. Nashobora guteza umutwe, ko nari mfite detente ihaje no kubona uko ngana gutya, ko natsinze ibitego byinshi by'umutwe. Ariko byo byagendanaga no ku n'amayeri umuntu aba afite, cyane cyane kumenya kureba uko umupira urimo kuza naho uri buhurire nawo. Ibi byatumye ngenda natsinda ibitego byinshi by'umutwe. Hanyuma ikindi nuko nakinishaga amaguru yombi, byaramfashaga no kuba umupira wazaga ibumoso narawuteraga, wazi indyo nkawutera, waza hejuru ngasimbuka nkawuteza umutwe. Urumva ko tekinike yo nari nizeye rwose nta kibazo cyari kirimo. Ibyo rero byatumaga nshobora kuba natsinda ibitego. Akandi kumwihariko yenda nuvuga ngo hari ibyo nakinaga nanjye uyu munsi, iyo nibaje nibazaho nabivanye, nko gukinisha ikirenge inyuma cyangwa se nko gukaraga umupira. Ibyo narabikoraga nta mpamvu nimwe, ntaho nabyigiye, ariko byaranjemo nkaba bikambamo nkabikora, nta kubera ngo byaje biti, ariko pratique zo nazikoraga ku myitozo nakoraga myinshi. Sesa kuko nka kiriya gihe mwabonaga ahantu muri za televiziyo washwe
ndagira nkumenyeshe ko nicyo nakubwiraga ko umupira yenda twakinye icyo gihe nawita umupira w'umwihariko ariko nawita wa mupira karemano. Ndagira nkumenyeshe ko kuva igihe twakinye umupira natangiye kubona umutoza muri 74 niba atari muri 75 umutoza wari uturutse mu Budage aje mu rwego rwa cooperation. Niho nabonye kuba ngo nabonye umutoza wambwira ngo kuri iki ngiki, ibindi byose twarabyigishaga, waba hari icyuzi rusha bagenzi bawe ukakibereka bakakigerageza, ariko cyane cyane nk'ibyerekeye imbaraga z'umubiri mukunze kwita condition physique twarabyikoreshaga kuko twarirukaga cyane cyane, nacyo twakoraga tukazamuka imisozi, tugakora ahantu harehare, tugakora sprint. Nuvuga ngo bitewe n'ibyo umuntu yabaga yaragiye abona cyangwa se wagira imana wagiraho gisoma ukaza ukakibwira bagenzi bawe nabo ukabereka uko wabyumvise bakagerageza kubikora. Iyo byatumye rero mvuga ngo ibyo by'umupira, ibyo twigaga, ibyo twakoraga, nta mutoza n'umwe wabitwigishije wumvise ko umutoza igihe yazi. Yego, iyo yaje nibwo abantu batangiye, hari hatangiye n'abantu kuza n'abandi baturutse i Bujumbura. Ndakeka ko yize kuza abantu kubera ko i Bujumbura buriya badutanze gukina umupira wagiye unyura no ku maradiyo. Icyo gihe hari muri za hari abari baje muri za 72 baje nk'impunzi, ariko hakabamo n'abakinnye umupira. Nkeka ko umupira wari uri imbere kurusha uwacu. Hari ibyo nabo twagiye tubigiraho, ariko navuga nko mu rwego yenda rwo kwitoza kwenda bari yenda bashoboye kubona batoza mbere yacu. Ariko yenda mu byo gukina umupira sinavuga ngo hari ntabyo twabigiyeho basanze tubizi. Yenda kukaba kukomeza kubikora kugira ngo ubinoze. Buri hari n'igitego watsinze ukibuka koca? Ibitego byinshi hari ibyo ntakwibuka, ariko yenda nakwibuka ko hari ibyo natsinze, hari n'ibyo nabujije kujya mu izamu. Nakwibuka cyane cyane ibitego byagiye binshimisha ni nk'ibyo twagiye dukina. Hari za tournoi zabaga, yari finale twakinnye na Mukura i Butare, yari coupe ya Pasika. Iyo finale nayo ikinye nari maze nk'icyumweru ndwaye, mfite ikibazo mu ivi, ariko barambwira bati genda uruhuka ariko ku cyumweru uzakina. Icyo gihe ndibuka ko kujya gukina hari urushinge banteye rusa mu ivi. Yego, njya gukina ariko byaramfashije kuba muri iyo match twayitsinze 2-0 kandi nayitsinzemo ibitego 2 by'umutwe. Hari mu mwaka? Hari mu mwaka nakeka ko ari nko muri 83 irindwi, harimo muri za 78. Hanyuma koca ntavuga ngo bigiye kungora kuko ibintu navuga ko biryoshye cyane kugira ngo ngenda etape par etape dukurikiza kariyeri. Ahubwo reka tuvuga kuri aka kantu uva mu Budage harimo 78. Icyo gihe wakinaga unatoza? 77. Icyo gihe uva mu Budage 77 waje ukina unatoza. Ibyo bintu nk'umukinnyi unatoza ubijera ute? Nakazi navuga ko gakomeye, ariko mu ntangiriro ko nari nkiri umusore nari ngishoboye gukina, ariko nari mfite nari maze kubona n'ubundi bumenyi bwo gutoza. Byaranyoheraga rero kubera ko icyambere abo natozaga ntibandushaka gukina yenda ngo nze kuvuga n'ibyo gukora amakosa menshi. Iki ni kimwe cyamfashaga. Icya kabiri nari mfite ubwo bushobozi bwo kubona nabona amakosa ndi mu kibuga mbere y'igihe, tugashaka n'uburyo amakosa cyakosora atari yabo. Kubera ubumenyi nari maze kuvana mu Budage, ibyo nkeka ko byagiye bimfasha, ntabwo byangoye. Ariko nyuma yaho kubera ko uko igihe kigenda niko umuntu agenda akura, naje gusanga ko nanjye nubwo ntoza abantu nkabakosora, ariko nanjye iyo ndi mu kibuga nshobora gukora ikosa nk'umukinnyi. Ubwo rero nasanze byiza ari uko naba mpagaritse gukina nkajya mu butoza kugira ngo nshobore gukora ka kazi kanjye k'ubutoza nari maze kwiga. N'ibindi turakomeza kugenda tubigaruka, ariko nyemerera abantu barabizi ko watoje ikipe y'igihugu unazamura na ekipe ya Atraco uyikura mu cyiciro cya kabiri, niwe mutoza wijyanye mu cyiciro cya mbere. Coach ngira ngo byari biryoshye.
yewe nkeka ko hari igihe mubona ko ibintu bikomeye ariko hari igihe ibintu nanone biba byoroshye bitewe n'aho ubikorera n'abo mubikorana, bitewe n'uburyo buhari bugufasha kugira ngo ugere kuri izo nshingano baguhaye. Kuzamura ikipe ya Tarako ntabwo byangoye cyane, kimwe nari mfite experience, ubunararibonye mu gukinisha abana bakiri batoya, kuko mu makipe nagiye nyuramo nagiye nkora ako kazi ko gukora formation y'abana bakavuga ku rwego rwo hasi bakagera ku rwego rwo hejuru, ndetse nakwita na mpuzamahanga, n'ubwo icyo gihe abantu batajyaga hanze, ariko iyo tuza kuba dufite ouverture isanzwe bashobora kuba baragiye hanze. Ntabwo rero byangoye kubera ko mfite amayeri y'ubutoza, nashoboraga kureba umukinnyi nkamenya karite afite nkaba nazidevelopa. Ikindi cya kabiri cyatumye yenda ikipe izamuka bitagoranye, nubwo yazamutse itari yamara n'umwaka iriho. Yego, yewe nafashe abakinnyi bato ariko mbazanamo n'abakiya bafite experience kugira ngo babagire inama. Nuvuga ngo mu mupira wari wose uyu munsi yaba igihe cyashize haba none ahangaha, abakinnyi ikipe ibikeneye abakinnyi navuga mu buryo butandukanye. Nk'umutoza iyo uzi kureba uravuga uti mfasha abakinnyi batoya ariko bagombamo abakuru babafasha bafite experience. Mfite abakinnyi bakuru ariko ndashakamo n'abatoya bafite imbaraga kugira ngo bakora akazi, kuko ikipe ntabwo ari umuntu umwe, ikipe n'abantu. Icyo ni kimwe. Icya kabiri n'uvuga ngo kugira ngo izamuke, n'uvuga ngo ese ikipe ngiye kuzamura ifite uburyo buhagije. voilà, kuko byari ngombwa icyo gihe ni ikipe yariwe yazamutse, ari ikipe yahembaga abakinnyi iri mu cyiciro cya kabiri, hari menshi ariko yaraboneka kandi akabonekera igihe buri kwezi nta kirane cyabaga gihari. Iyo match twabaga twayitsinze prime yemewe yatangaga tukirangiza match, ahubwo yazaga ku kibuga. wow, Twaba twatsinzwe bakayisubizamo, usibye ko twarangije iyo championnat tutatsinzwe, urumva ko byena twanganyije nk'imikino ibiri gusa. Yayo nkeka ko yabaye muri demi finale niho twanganyije, ariko kubera ko twanganyije hanze kimwe tunganyije wacu 0-0, ubwo ngubwo twebwe dushobora gukina finale. Ibyo rero ni ibintu byagiye bituma ikipe izamuka vuba. Abakinnyi, kumenya gushaka abakinnyi bazagufasha, harimo abafite imbaraga, harimo abafite experience, ariko si ukugira imbaraga gusa, bafite na tekinike n'amayeri yo gukina umupira. Ibyo byose wabishyira hamwe n'ubushobozi n'ubuyobozi, kuko nabwo bwabigizemo uruhare muri kwa kudushakira ibyari bikenewe. Ibyo rero byatumye Atarako izamuka vuba, kandi hakaba hari na cya kintu nta kibuno uyu munsi. Ntabwo abakinnyi nari mfite bari babandi bavuga ngo nitutabona ikintu dukina. Nuvuga ngo twari icyo twari twiyemeje, twari twabanje turaganira twumvikana ko tugiye gukora nk'abantu b'abagabo, tugashaka kuzamuka mu cyiciro cya mbere. Icyo rero gukorera hamwe, kumvikana haba hagati y'abakinnyi n'ubuyobozi byaradufashije, ndetse n'abakunzi b'ikipe ya Tarako. umuntu ntiyahita abisanisha n'iki ngiki koca, kuko nawe bikomojeho. Atarako kimera kuzamuka ni ekipe hanini, ni ekipe hanini yagize gutya igakoresha abanyamahanga, niko nabivuga. Umuntu ntiyabisanisha n'ibindi bikoca by'uko wowe urebye nk'umwe mu batekinisiye, politike yo gukinisha abanyamahanga, wemera ko abanyarwanda bayigiragaho? Ngewe politike yo gukinisha abanyamahanga ntabwo nemera ko abanyarwanda bayigiragaho, kubera ko twazanaga yenda bari abakinnyi bafite experience, ariko si ukuvuga ngo bari bafite tekinike y'igitangaza abakinnyi bacu batari bafite bagomba kubigiraho. Icyo yabigiragaho ni yenda ayo mayeri gusa, ariko ibindi mbiri rusange ntacyo bavuga ngo umunyamahanga yaba yashaka umukinnyi w'umunyarwanda, ahubwo ni uko bari bazanaga babakinnyi bakuze bafite experience, yenda akagendera kuri icyo ngicyo, ariko nanone akagendera kuri za ngufu z'aba munyarwanda ukiri mutoya uzizana mu kibuga akazikoresha. Hahandi wa undi yananiwe
wa mukinnyi mutoya akaba ari gushyiramo imbaraga ze. Ibyo rero nkeka ko kuba ngo babigeho ni experience kureba ibyo umuntu akina, ariko byegereye technique tactique ntabwo nkeka ko abanyamahanga babirusha abanyarwanda, ahubwo nuvuga ngo bisaba umwanya kugira ngo umuntu agere ku rwego rwiza. Ari nabyo mvuga ko mu mupira w'amaguru kugira ngo byibura ugere ku rwego mpuzamahanga nakwitaho nivo, umukinnyi yagombye kuba yarakoze imyitozo y'amasaha 10,000. Urabona iyo yabare ayo masaha 10,000 urebe imyaka bisaba kugira ngo umuntu abashoboye kubakoramo imyitozo kandi myiza itunganyije. Intambara irangiye watoje Mukura. Icyo gihe Mukura yari iri ni Kigali, hanyuma icyo gihe nabwo umukuru w'igihugu nyakwa Paul Kagame, icyo gihe yari vice president, yanabahaye imodoka yageneye equipe ya Mukura Victory Sport. Coach icyo gihe wari mukuru, waba uzi impamvu yabageneye iriya mano, wibuka n'ibyo yatangaje? Aho rwose sinabyibuka neza kuko yewe akenshi iyo ngiye mu kibuga iyo mfite ikipe nkora inshingano zanjye, hari inshingano zimwe na zimwe ndakurikira cyane cyane zireba ubuyobozi. Yende icyo nkurikirana ku bireba ubuyobozi nuvuga ngo amasezerano wagiranye n'umukinnyi warayubahirije kugira ngo ibintu bigende neza, ariko kukubwira ngo yenda ngo ibyo umukuru w'igihugu yavuze icyo gihe ntabwo nabigusubiramo. N'ibyerekeye imodoka ahubwo sinanabyibuka ko yenda byaranabaye. Ntabwo nabyibuka ko nagiye bansabye muri Mukura ko bari bafite ikibazo cyo kugira ngo nabe ikipe yabo yongere isubire mu Rwanda rw'andi makipe. Nagiye nk'umuntu yenda wayikinnyemo wifuza no kuyifasha kugira ngo yongere igaruke ihurira n'andi makipe mu rwego rw'igihugu. Ariko sinavuga ngo ibyo yatubwiye icyo gihe nibi imodoka sinanabyibuka ko yayitanze koko, kubonabonaga kenshi dukodesha. Ubwo rero yenda wazakibaza yenda ngo umugabo witwa Gasarabwe icyo gihe yabaga akunze kuba hafi y'ikipe, yenda yazakubwira amateka y'iyo modokari n'amagambo yaba yaravuzwe igihe cyo kuyishyikiriza Mukura nimba byarabaye. Yego koca, ko iyo turebye kera nawe babikomojeho, iyo turebye kera nta buryo bwari buhari niko navuga, ariko ugasanga nk'amashuri, imikino y'amashuri y'abana icyo gihe barakinaga bikaviramo n'igihugu kugira abakinnyi benshi. Kera byakorwaga bite? Ni icyo ubona ubu ngubu, kuki ubu ngubu iyo tureba ubona bisa nkaho byananiranye? Kera hari ibintu byinshi byari biriho, navuga yenda ntakibona uyu munsi, nuko abantu bakundaga ishema kandi bakariharanira. Kuriharanira navuga nuvuga ko bashyiragamo n'uburyo bwabo, bagashyiramo imbaraga zabo byose kugira ngo icyo bifuza bakigereho. Icyo cyari kimwe. Habaho ko abantu bajyaga mu bintu babikunda, nta nyungu zihariye babishakamo. Njye uyu munsi siko mbibona, sindi bubitinde, ariko mbona ko abantu uyu munsi bajya mu mupira bafite inyungu yenda nakwita ku buryo bubiri. Izo gushaka yenda kuvuga ngo barateza imbere umupira, ariko nkavuga yenda ko hari n'izindi nyungu za kabiri zo gushaka kugira icyo babona bakoresheje iyi ekipe barimo. Yego coach, nyuma waje no gutoza ekipe ya Panthère Noire, uyitoza na mbere havugwagamo ko ari ikipe nyine yakoreshaga igitugu, nkawe wahitozaga byabagamo cyangwa n'ukubeshya? Gira icyo bitubwiraho kuri ubu ngubu. Hari byinshi abantu bavuga, hari igitugu, ushobora kuvuga ati hari igitugu. Icyo gitugu nuko kugisobanura umuntu yagisobanura uko abyumva. Ngiye ikipe nakinyemo yenda nanatoje, icyambere yari ikipe navuga ko arushaga izindi. Icyambere yazirushaga nuko yari ifite abakinnyi beza, harimo abasirikare bari barasoye, bari benshi ariko bakunda kandi baba sportif. Harimo yari rero Christian n'abakinnyi beza baturutse mu yandi makipe. Nkanjye ndibuka ko njya kujyamo twagiye turimo nka 5 duturutse muri ikipe ya Demar, ariko ntabwo bafasha babi, badufashe turi abakinnyi beza kuko twagiye tugiye kugira icyo tuyimarira. Ikindi navuga kuvuga ngo igitugu, kuko mu gihe ahantu hari abantu baruntu nuvuga nta muntu wemera gutsindwa. N'uyu muntu uvuga ngo si umusikari utabikora, ariko ashobora kuba afite ubundi buryo yakoresha igitugu. Igitugu rero ntabwo kivuga ngo nuko yenda nagusukumye
igitugu si uvuga ngo wenda ngo nakoresheje ipete mfite. Igitugu kiri uburyo bwinshi ushobora kugikoresha. Kushobora kutakoresha igitugu ku mukinnyi, ugakoresha igitugu ku musifuzi. Ariko icyo mvuga yenda ku ikipe ya gisirikare harimo abasirikare kuko bakundaga umupira. Barimo abitwa Regis Sekarije, barimo abitwa Rwagafita, bakundaga umupira wabo, ikipe yabo bahanaraga ko nabitsinda. No uvuga ngo ni nkavuga ko n'umuntu wese uyu munsi wowe tuganira nimba ufite ikipe ukunda. Iyi itsinzwe urarakara. Iyi itsinzwe uravuga ko umusifuzi yanyibye. Ukabona mubwira nabi. Ariko nkeka ko nta muntu wigeze avuga ngo yakubitiwe ko yasifure nabi Panthère. Nta muntu yenda avuga ngo yasifuye kubera ko atogeje Panthère. Umuntu yarazaga kogeza abantu bagataha. Nuvuga ngo icyo navuga abantu nyine ahantu hose hari umusirikare bavuga ko akoresha imbaraga. N'uyu munsi tuvuga abantu barabivuga. Uwaje waza umuntu yagusobanura imbaraga abasirikare bakoresha kugira ngo APR itsinde. Ariko icyo bakorogeye nkeka nuko bafite uburyo, bafite igihe cyo kwitoza, bashaka abantu babo kandi bafite organisation yabo. Organisation y'abasirikare niyo abasivile biratandukanye. Umusivili yahagiye abona uko amukoresha igitugu. Kuko niba ngo nyura hangaha naho ugomba kunyura. Iyo unyuze hatariho baraguhana. Yego. Ankeka ko yenda niba ari icyo gitugu abantu bavuga n'ahandi byarageraga niba wenda wikwinjira hariya muri Etat Major, injira muri base, icyo gihe byabaga utahanyura bakavuga ati nyura hariya cyangwa zo wasanga umuntu yarakaye ibintu nabaho akakubwira nabi si gitangaza. Kandi nkeka ko nubwo tuganira uyu munsi n'undi mutegetsi wese umubonye hagazi yaje kureba ikipe ye igatsindwa ntabwo yishimye. Yenda uzaza kumuganiriza wera kubera ko wishimye, yenda ahita kuvuga ati uyebye ntabwo ari tumina abe yanakubwira nabi. Aho nkeka ko abantu batakwiye kuba igitugu n'uvuga ngo kereka iyo ikipe iza kubigenda igafata abakinyi b'abandi ikabatwara ku mbaraga. Icyo gihe hari uburyo bwo kuva mu ikipe ijya mu yandi. Hakorandika hari gusinya amalisanse. Icyo gihe byarakundaga kuko iyo biza kuba atari uko nguko natanga urugero jewe muri 73 nkiri muri equipe ya Demar Panthère yaje kundukrita turagenda nganya nawe ariko mbabwira ko ndashaka kuyikinira biraza turakomeza kuganira bwo bati tuzakina cyina ndabona igiye simbishaka ariko kwa gunani nkiri muto yana mfite nk'imyaka 23 nzakwa nigiye nimba mushaka ko mbakinya nimba bashaka ko mbasiye muri kambasiye ariko sinzabakinira kundabibwira president w'ikipe yanjye. Yego. Byarabaye ariko ministeri yari ihari igihe cyo mbere gutangira shampiyona kugira ngo bakize imanzi ntabwo bazikirira mu bwisho babizanaga babakinyiwe nimba ufite amalisansi 2 bakakuzana bakazana na president wawe bakazana na president w'ikipe yindi ishaka igushaka bakaguha lisanse ukayisinya ugasinya aho ushaka gukina aho usinye ukaba ujya gukina ntawo kuvuga ngo kuki wasinya hari imanza nyinshi z'abakinyi nuko bazikinuranaga ntabwo byasaba kujya kwiherera ngo uvuge ngo tujye kwiga dossier bazikirizaga aho ngaho kubera ko icyo gihe bahaga umurenganzira umukinyi akikinira ahashaka nta kumutegeka. Hanyuma kocha Kiyovu Sport yatwaraga ibikombe harimo n'icyo yatwaye idatsinzwe urabyibuka niwe witozaga niye wayitozaga muri icyo gihe. Mutwara igikombe mudatsinzwe ubu byagenze bite ko imyaka ibaye myinshi ubona ari iki kibura? Harabura byinshi. Ibyo bura byinshi biri muri byo navuze kare kugira ngo ugire resultat nziza mu byukora byose bisaba ibintu byinshi. Icyambere kugira ngo ikipe ibeyo igomba kuba ifite ubuyobozi. Icyo ni kimwe kuko nta muntu uyobora igomba kuba ifite ubushobozi. Nuvuga ndavuga amafaranga ubushobozi buvuga habazamo n'ikibuga. Ubushobozi buvuga hazamo umutoza none igomba kuba ifite n'abakinyi beza. Ibyo ni ibintu abantu bagomba gushyiramo kugira ngo bagire. Ariko ikipe iyo idafite ubuyobozi bwiza. Ubuyobozi bwiza mvuga no babandi bakurikirana ikipe yabo umunsi ku wundi bakayishakira ibyangombwa bikenewe bakegera abakinyi bakamenya ibibazo bihari bakabishakira umuti. Ubwo nibyo ni ubuyobozi bwiza. Ikindi kayo bifite umutoza ubishoboye. Atari wa mutoza uvuga ngo giye kugira ngo ntoze ndazana umukinyi kanaka ndaza umukinyi kanaka ahubwo akaba ari umuntu
wiziye ekipe wayibonye irimo gukina akabona hibura abakinyi akaba ari bagenda gushaka. Icyo ni ikintu cyakabera abantu bagomba gutekereza ngo abo bakinyi beza bazaza bazanywe n'umutoza mwiza ntibazaza bazanywe n'umufana mwiza. Umufana cyangwa umunyamuryango w'ikipe agomba kuzana ubushobozi mu ikipe, ndavuga ubushobozi bw'umutungo, akazana n'ibitekerezo byubaka. Icya gatatu, abakinyi beza si uvuga ngo naguze umukinyi kubera ko afite imyaka 30 yakinye muri Kongo niko ari umukinyi mwiza. Ahubwo umukinyi mwiza ni wundi ufite bya bindi umutoza ashaka. Ni uvuga umukinyi mwiza kuri yewe ni wa mukinyi ufite icyambere ubushake bwo gukina n'urukundo rw'umupira. Icya kabiri, akaba afite ubushobozi bwa tekinike. Kuba tekinike irimo byinshi kubisobanura yenda kakaya ntabisobanura ko abazi bya tekinike, akaba afite amayeri yo gukina umupira, akaba afite imbaraga ibyo abantu bakunze kwita physique, ni uvuga ngo ingufu z'umubiri. Donc umukinyi yuzuye kweli, umukinyi akaba yuzuye. Ikindi akaba afite mu mutwe hazima. Umutwe muzima rero kugira ngo umukinyi awugire nuko bw'ikipe yamwemereye yabitunganyije. Tujuru bwa bushobozi. Ni bwa bushobozi nabonye, bwa bushobozi wamwemereye, ibyo wamwemereye ukabimuha, ntazaze kubwira ngo nyishyura ukwezi kurashize, ntazaze kubwira ngo mpa amafaranga yanjye ya recruitment yasigaye. Ibyo byose nakuye nibyo bituma amakipe akunze kugira ikibazo, agatangira neza akarangiza nabi kubera ko yabuze atujuje inshingano zayo. Ubuyobozi butujuje inshingano, yutuje inshingano bijya kubaza n'umukinyi kuzuza inshingano kandi nawe ari bitamujuje. Nuvuga ko ubwonko bwe bo budakora neza. Ntabwo burya umupira ukinwa n'amaguru gusa cyangwa se ikibiribiri, ahubwo umupira cyane cyane ukinwa no mu mutwe. Ku mutwe ni ukoresha ibintu byose. Iyo ubwonko butameze neza ntuzashaka resultat nziza. Biba bigoranye nta nuko wabigeraho. Ariko akantu garukaho gakomeye cyane yenda ka uyu munsi gatuma yenda Kiyovu itashobora gutwara igikombe, nuko kugeza uyu munsi ye nita Kiyovu ko ari ikipe, sinyita ikipe ahubwo nyita selection. Sinyita national ariko nyita selection kubera ko buri mwaka iba yirukanye abakinyi cyangwa bayitwaye abakinyi ikajya gushakisha igihe ifata cyo kugira ngo babakinyi bazabe ikipe umwaka uburangiye none abantu bakongera kabatwara. Ubwo ntabwo iyi kipe ntabwo ishobora gufata igikombe ku buryo buyone. Yenda iby'umutungo simbigarwaho cyane, hari abandi bazabisobanura, ariko yewe igihe nari nyirimo ntacyo twaburaga. Kandi bari n'abakinyi basa naho batuye hamwe. Giye natoje ikipe ya Kiyovu Sport ifite abakinyi 80% batuye mu Biryogo, yenda 20% batuye hanze ya Biryogo, ifite ubuyobozi bukurikirana ikipe umunsi ku wundi. No kuvuga ngo buzi ibibazo by'abakinyi, burangiza ibibazo by'abakinyi. Icya gatatu, harimo urukundo rw'umupira, hatarimo urukundo gusa rw'amafaranga. Kuko icyo nacyo cyica umupira. Iyo wagiye mu bucuruzi, iyo ubucuruzi butagenda neza nyine nawe icyo gihe ntacyo uburi bukore, uravuga uti ndahombye, ugasanga kakazi wagomba gukora usigaye wiryamiye kuko umuntu yagiye mu mangazini umunsi umwe ntacuruze, wa kabiri ntacuruze, wa gatatu avuga ati ubundi ajya gushaka iki. Biba bigoye. N'umukinyi w'umupira ni kimwe rero. Nimba ntacyo yabonye uyu munsi, ukwezi kugashira utamuhembye, hakaza ukundi ugashira n'uvuga ngo ukwezi kwa gatatu none hazaba ntacyo agikora. Ibyo abantu bagomba kubimenya kuko umupira ntabwo uwo turi mu uyu munsi nawe wita umupira w'amafaranga, ntabwo ari umupira w'urukundo. Nta n'abantu bagikunda umupira, nta bakinyi bagikunda umupira, ahubwo abakinyi bakunda icyo bavana mu mupira. Icyo bavana mu mupira ari amafaranga nyine. Nicyo cyadutwaye, nacyo nkeka ko uyu munsi gituma umupira wacu udatera imbere, ko harimo amafaranga cyane kurusha uko harimo gukunda umukino. Ese kocha nibyo koko niwe watumye Meme ngo yanga u Rwanda? Abantu babivuga kwinshi, icyo kibazo nagiye ngisubiza abanyamakuru benshi. Yewe nuwo bivuze sinzi aho yabivanye, kubera ko yari ikipe y'abana natozaga, yari selection. Igihe ikipe ngiye kukubwira yarimo n'umwana wanjye witwa Kayiranga Hussein. Meme yaraje, yari umukinyi mwiza, yari akiri muto, yari mu bato dufite, ariko ubona z'umupira. Ariko byageze hagati turimo gukina kubera yenda imbaraga nkeya n'ibindi byose ko ibyo twaraga byari byinshi, arwara malaria.
twagiye kujya gukina icyo gihe atari yakira, nicyo cyatumye Mema atagera mu Rwanda. Ndabizi abantu barabivuze, wabivuze ko ari igihe wamuje kugenda simuvuze, ariko ndamuzi, ariko hari ibyo abantu bashakaga guhisha bari bakoze kugira ngo abantu batabimenya. Bidusanyize koca ngo iki bidusanyize ibyo byakoze. Ibyo ntabyo nibyo navuga, hari ibyo umuntu avuga ko amabanga yose siko yavuga, n'ibyo ufite ku mutima siko yivuga, ariko uwavuze ibyo ngibyo aho babivanye ndabazi ko hari ibyo batashoboraga gusobanura. Kubiki cyatumye Mema ataza gukina, hari ibyo batashoboraga gusobanura cyatumye Mema ataza gukina, noneho bijya bajya gushaka undi babyegekaho. Kuko nyuma yaho ngaho uwo Mema yari ajya gukina, yari yaragiye Burundi agaruka mu Rwanda, aba mu Rwanda agenda i Burayi. Abo bamuhereje kuki batashoboye kujya kumuzana, haraho byari bibyo no kuza gukina u Rwanda, ko yagarutse agakina muri Mukura. Warabeshyewe warabeshyewe. Icyo ngiye kuba ni ikinyoma cyambaye ubusa. Abantu ahubwo muzabaze abo babivuze, cyangwa uyu munyamakuru mumaze aho yabivanye, ko n'umunyamakuru wabitangaje. Nkeka ko n'uyu munyamakuru agomba kuba agikora kuri TV1. Yego muzamushake mu maze rero azabwire aho yabivanye. Yego. Hanyuma coach, ubu ngubu mu mupira twavuga ko uri hehe se, nicyumva utakoze ubu wagusubiza mu myaka yo hambere wakwihutira gukora? Nkeka ko ngiye ibyo nagomba gukora narabikoze. Hari ugukina narakinye, hari ugutoza naratoje, ko natoje amakipe, kandi amakipe natoje yose nta nimwe kugeza uyu munsi yenda niyo ababa bavuga ntagize icyo nsigira. Yenda iyo ntasigiye igikombe, ariko nayisigiye abakinyi beza nagiye mbashakira kandi bavanye hanze, batiye nta mafaranga babatanzeho, bakavamo abakinyi beza bagakina mu rwego rw'igihugu, kandi ikipe ikaba yarabonye nta kibatanze bari gihe bagiye kubashaka, nkabatoza nkabashyira ku rwego rwiza ku buryo amakipe yose yabarwanira. Ibyo uzabisanga muri Mukura. Natanga urugero nka Gatete, nigiye yaturutse Burundi, nigiye wamufashije mushyira muri Mukura. Natangiye gukina afite imyaka 15. Niba n'abatoza bangahe bafata izo risk zo gukinisha umwana nk'uwo, ariko byamuhaye morale. Namushakira ishuri nubwo atarigize, ariko mushakira ishuri ntiyabyiga, ariko ndakomeza ndamutoza. Arindi igihe agera ku rwego Rayon Sport imutira Mukura ngo agiye kwikinira, ariko hakorwamo n'amanyanga, Rayon Sport iramutwara. Mwabonye aho ntahandi yenda Burundi yarakinye, ariko abantu bamuneye ni muri Mukura. Yego. Mukura imutiza Rayon Sport ntiyamugarura Mukura. Rayon Sport nayo aza kuvamo ajya muri APR, urumva ko aho yaturutse ni Burundi yakinye nk'umwana, ariko mu gukina amarushanwa agaragara yakinye mu Rwanda, kuko twahuriye hariya kuri Cercle Sportif hariya mu Rugunga. Ubwo urumva ko ibyo ngibyo mbivugiye kugira ngo ubone ko abantu hari aho umuntu ava n'ahagera. Urwo n'urugero nagwe rw'umuntu nagwa n'izindi ngero nyinshi, bari abitwa mbona bucya Desire. Yego. Abitwa Bakamanzi Michel. N'uyu munsi yenda ushobora kuba yenda hari nabo ndiye natoje, ariko n'abantu benshi banyuze muri Academy ya Ferwafa niyo washakishije naziye cyo kubatoza. Iyo tugiye muri Coupe du Monde byitiriwe Tardi. Yego. Ariko yaje turi hafi kujya kuyikina hagati aho ako kazi kakuzwe nande si yo wari uyifite. Ariko uyu munsi mwese iyo mugiye kuvuga mu buti Tardi, ntawe uzavuga ngo Roizi hari icyo yakoze kugira ngo ile kipe igira bigera. Nkaba nkeka ku ruhande rwanyu namwe mwagiye mugomba kuba abanyakuri, mukareba ibyo umuntu yakoze mukabishima cyangwa mukabigaya. Ntihabe gusa kugaya no kugira ngo mwibagire ko umuntu hari icyo yakoreye umupira w'amaguru. Aho ndavuga ko mbabare kuba mbivuze, ariko mbivuze ko abanyamakuru benshi mu icyo kintu mushaka gusebya abantu bihutira kumva ko yenda bishimisha amatwi, ariko kumva ko nundi yakumva ko yenda abantu bashimye ibyo yakoze. Twese turabyifuza, kuko uyu munsi uri umunyamakuru nkavuga ko utazi kuvuga, kandi abantu bagukurikira nabansa n'urimo kugufobya. Yego. Aho rero nkeka ko kuzamura abana, nkeka ko nanjye nabyita impano yanjye ko nabikoze mu makipe atandukanye. Mpereye muri ibyo bya Tarako. Yego. Mpereye muri ibyo bya Academy ya Ferwafa, mpereye muri Kiyovu, mpereye no muri Rayon Sport ko nayo narayitoje. Izi ekipe zose nazinyuzeho kandi nazizemo
ibihe byiza nkazishyira abakinnyi beza nkaziga ziri ku mwanya mwiza ataruvuga ngo baranyirukanye kubera ko nananiwe. Yenda hari ibyo ntumvikanyeho n'abantu, ariko cyane cyane ibyo tutumvikanyeho n'abantu ni ukwinjirira akazi kanjye. Nimba ndi umutoza wampaye akazi ndeka ngakore, nikananira ibyo twumvikanye ntabigezeho nsezerere, ariko winsaba gukora ibyo utekereza. Nibyo abantu bavuga ngo umuntu agiye mu kazi k'ibyo ashoboye gukora kandi afitiye ubumenyi. Nkeka ko ibyo byose byadufasha kugira ngo twubake umupira dushaka. Icyo ntabwo umuntu yagisanisha koca n'iki kiba kiri hanze ko nta muhanuzi wemerwa iwabo. Abatoza mwebwe b'Abanyarwanda usanga hanini guhabwa agaciro nta biragoranye koca. Iryo ubu niwo ubivuze neza ko nyine ntabwo ari twe twabizanye ngo nta muhanuzi wabo. Nkeka ko suvuga ko twebwe abatoza mu Rwanda batafite ubushobozi, barabufite. Ahubwo ntibahabwa ubushobozi bwo gutoza, barabufite, uko ubwenge bwo gutoza barabufite, ahubwo ntibahabwa uburyo nk'ubwo baha abaturutse hanze. Umunyarwanda yarimo gutoza akabwira perezida w'ikipe ati iki kirakenewe, ataramubwira ati ntuzi ubukene dufite. Ariko imahanga akabivuga bahita bumva ko nimba ari kwanga gusuzurika bahita bajya gushaka ibyo bintu arimo kubasaba. Nkabanyeka ko icyo ngicyo cyagombye guhinduka. Nimba uhaye umunyarwanda akazi muhe n'uburyo bwo kugakora, nimba utabumuhaye bimaze umusaruro adashobora kubona kubera ko hari byinshi utamuhaye byatumye adakora akazi ke neza. Nkeka ko rero simvuga ngo abatoza bo hanze ntacyo bazi, ariko ngiye no kongera ngo nongere ko abatoza bahanze ntacyo barusha Abanyarwanda. Ko twese aho twiga ni hamwe, abatwigisha ni bamwe, ntawe ujya kwigira mu ijuru. Twese ibitabo twigiramo ni ibya FIFA, ntawe ufite igitabo cye yizaniye. None se wajya kubera ngo umuntu arusha ikindi. Icyamurusha ni iki ngiki, nuko wowe uzura umunyarwanda bakagupfobya bakavuga ko ntacyo ushoboye, nkuko bavuze ngo nta muhanuzi mu babo. Haza umunyamahanga bati ya Raoul yaje, ariko Raoul se amateka yakoreye muri Kongo cyangwa yakoreye mu Rwanda? Yahasanze abakinnyi se icyo yakoze n'iki yagiye kuzana abakinnyi muri Kongo by'abandi navuze, ariko nta mukinnyi avuga wo mu Rwanda yazamuye. Ese ubushobozi ni ugutoza cyangwa ubushobozi ni ukubona abakinnyi beza ukanagira icyo bagezaho? Aho niho abayobozi b'amakipe yacu bagombye kureba bati twebwe turashaka umutoza umeze gutya, dore icyo tugushakaho ni iki. Bakaba bafite nabo porogaramu, turashaka ko uzaba uwa gatatu. Uti we murashaka ko nzaba uwa gatatu, ariko kugira ngo mbe uwa gatatu dore ibyo mbasaba niki. Niba ubimpa mukabyuzuza muzambaze uwo musaruro musaba. Ariko nkeka ko uyu munsi atari ko bimeze, biragoranye. Hanyuma ko reka twigiye no kuri iki kibazo ngo uri mu bantu niba bivugwa nyine ko ufite uruhare mu ishingwa rya Rwanda FC. Aho ngaho nkeka ko nta n'uruhare rumwe mfitemo, kuko Rwanda FC yashinzwe n'abantu baturutse i Burundi. Yego, nacyo kinagaragara ko iyo Rwanda FC yarakomeye kubera ko no yaje nta Banyarwanda benshi bari barimo, ahubwo abakinnyi bose bakinagamo bari baraturutse Burundi. Ariko bene yakubwiye tugitangira ko i Burundi batangiye gukina umupira wacu mbere yacu, kandi Burundi batangiye gukinisha kwita ku bana kera cyane. Ikindi cya kabiri i Burundi yenda bakoze bagiye bafata abana bavukiye i Burundi babazayirwa, icyo gihe bitaga abazayirwa ubu n'abakongomani. Yego, ariko bakaba barahavukiye bakabakinisha nk'abarundi. Aribyo twebwe tutakoze. yego, Twebwe tuzana umuntu w'umusaza uturutse muri Tanzania, muri Kongo, tugahita tumuha ubwenegihugu. Duhiriye kuki? Ntazi umuco wacu, aje gushaka amafaranga. Ukurikiranye wasanga abakinnyi twagiye tubona benshi baragiye kugira ngo bajye muri equipe nationale nta amafaranga bahabwaga. Ese umuntu ubonye ubwenegihugu niwe bagomba kumuha amafaranga cyangwa niwe bagombye kuyatanga kugira ngo bamuhe ubwo bwenegihugu? Aho rero ni ikibazo abantu bakwiye kwibaza. Rwanda FC rwose nta ruhare mfite rwo kwizamura, nayibonye gutyi yashyizweho n'abantu baturutse Burundi, bazanye n'abakinnyi b'u Burundi benshi. Ari naho navuga yenda rimwe byaje no kubagiye bazana badakurikira amategeko, rimwe na rimwe nahanjyamo nabijya bikorwa, bakazana umukinnyi nta transfer ntaki, abantu bakaba benshi
noneho byaje gutuma kubera ko nta matransfer yabaye abantu barabagira inama ntibabyemere FIFA yigeze kuduca ibihano by'amadolari 35,000. Icyo kintu abantu barakibagirwa ariko cyarabaye kandi umuntu yaraberetse ko hari amakosa arimo gukorwa kuri ya kesi ya Birori oya Dadi Birori oya Dadi Birori ni nyuma na mbere yaho kubera amatransfer y'abantu ubyuka baza muri Ferwafa y'ibye amadosi yarahari kubera iki ko abantu batakurikiza amategeko ya transfer. Nuvuga ko Rwanda rero FC ijya kubaho yashinzwe n'abantu baturutse i Burundi byenda n'abandi baturutse hanze ko bari baziranye ariko nkeka ko navuga yari ikipe ya diaspora. Hanyuma se kocha nibyo koko umukinnyi witwa Jean Claude abantu bakunda kwita Rutsiro wakiniraga ikipe ya Kiyovu Sport ukina ikipe ya Kiyovu Sport ngo wamuguze amakaroni n'umuceri washyiriye ababyeyi be irutsiro niba bivugwa nyine bo abantu bavuga niba atari byo kuri ugiye kuduha abantu bavuga byinshi. Rutsiro kugira ngo mumenye namubwiye n'umutoza w'ikipe ya Sport warutuye hano hakurya igikondo. Yego icyo gihe nari Kiyovu twari tumaze kumvikana ko dukoze gahunda ko kubera ubushobozi buke bwari buhari no gushaka gushyira ikipe ngo igire ibi kipe izakomera ariko mu gihe cy'imyaka 3 banyemereye ko twakora iyo gahunda tukiya gahunda y'imyaka 3 nyuma y'imyaka 3 bakazambaza igikombe. Ntitunakibonye mbere twaba tukibye kuko mu by'ukuri gahunda yanjye yabitararangira byabaye ngombwa ko ntangira gushakisha abakinnyi. Uwo mukinnyi namubwiye n'umutoza wa Sport warutuye igikondo abantu nge ndagiye mbaza mwataka mwiza ari he mwabonye muri deuxième division ko Kiyovu ntabwo yari atafite ubushobozi bwo kugura abakinnyi bama miliyoni 5-6 ariko yashobora kugura abakinnyi baciriritse. Aramumbwira icyo nakoze niki abantu bafite uko babyinterpreta ndamushakisha kuri telefone. Yego mvugana nawe ampa ababyeyi be turavugana. Yego noneho ndamusobanuriye kuko ndashaka kureba ibyo ukina uzaze i Kigali ngushakiraho ubukina hanyuma nzarebe ibyo ushobora gukina ndebe nimba utazadufasha muri Kiyovu. Yaraje aje icyo nakoze niki yarafite mwene wabo rutuye mu Miduha namuriye transport azi Kigali ariko agacumbika kuri umwene wabo baga mu Miduha. Ngewe icyo nakoze niki muri icyo gihe nta na championnat ariho nagiye mushakira amakipe asanzwe bakina ku cyumweru giye nkamujyana yo kugira ngo abone aho akina. Agenda akina nkabona karita afite karita ya mbere nabonye imbaraga karita ya kabiri nabona ashobora gukinisha umutwe karita ya gatatu nabonye no kwashobora gutera amashote akomeye. Nyuma yaho tuza kumvikana twandikira ikipe ye tuyisaba ko bamuduha ku myaka 3. Kipe iramutwemera ariko twumvikana ko aramutse harandagiye icyo gihe Kiyovu yazagira icyo iha ikipe ya Rutsiro. Nuko byagenze nuko yaje ndagimenyesha ko icyo gihe tutamuhe n'amafaranga menshi. Icyo gihe twarumvikana n'abana uyu mwaka nese tugiye gukora nkeka ko muri abo bakinnyi nta muntu wabonye amafaranga arenze bari benshi baturutse muri deuxième division ntabonye amafaranga arenze 300. Ariko mbizeza ko niba kinye imyaka 3 nishira bafite uburenganzira bwo kuba wajya babona handi babaha menshi. Giye uyu munsi Kiyovugiye kubategura nimubona aho mujya muzabona menshi kurusha mutabona ngo nariko icyo memereye ayo bagomba kubahemba bazayabahemba. Kumvikanye yego nimba ari 80 bagomba kubiguha ukabibona buri kwezi. Nimba ari ikipe yikwemera inzu izayiriya ngaya amasezerano twajyanye na Rutsiro nuko yaje mu ntuza ntabwo yo ngo iki yaje kubwumvikane bwanjye nawe n'ababyeyi be. Iby'amakaroni nukubeshya ngo amakaroni se nayo makaroni nayo sinzi ni wabo uyu munsi sinzi wabo n'ubu Rutsiro turacyavugana n'ubu tuvugana ari wabo. Yego nuvuga ngo jewe iyo nshatse umukinnyi ntabwo mufata nk'umukinnyi jewe. Yego mufata ku buryo bubiri hari umufata nk'umubyeyi kumbona ari mutoya nkaba namufasha mu mibereho ye isanzwe nkaba navuga ngo ese wagize ikibazo cyangwa mbwa ati mfite ikibazo yene naburaye nawe icyo mfite n'amafaranga yamuha akuya ngamufashe mu buzima bwe narwaye ese nabigenza gute ese ko kwitoza byananiye nkuriki
ibyo nkamugira inama kugeza igihe ndabone mvuga nti yenda hari nibagezeho azirwanaho abaye mugabo kwibyo nabikore n'abandi bakinnyi benshi batari Rutsiro ugiye wagiye ubarize utese we umukinnyi uzumva yaho nabitse yaba yarakumariye ugenda uzabaze n'abari muri Academy ya Ferwafa abayibayemo ba mbere yego uzabutese bari aba Michel cyangwa bari abuzi bose bayemera uzabutese uriya Kanamugire yababereye iki yego ntuzabwira icyo nababereye uti yababereye iki nzababaza bazakubwira icyo nababereye reka tujye ku muhungu wawe wohereje kwiga umupira i Burayi byagenze bite yageze ku ruhe rwego umuhungu wanjye Kanamugire Abdul Karim yagiye mu by'ukuri yagiye kera ari mutoya ko yizeho école primaire ayiga na secondaire yakoze yabaye muri Academy ya Anderlecht ageze igihe aza kwivamo abona indi kipe ya première division ariko ntiyagize amahirwe menshi igihe yaratangiye mbese asigaye atangiye kujya muri liste yagize accident avunika ivi bararibaga iyo kipe yararimo yitwaga Dendera yari muri première division baramubaga ariko ntiyashoboye kujya ngo kwakunda ari umwana ntiyihanganye kugira ngo akire neza bituma rero atagaruka mu kibuga neza bisa naho mbese umupira uretse atangira kujya akina mu kipe za 2e division mu Bubiligi za 3e division hanyuma abona ko nabyo nta bitamutunga ahitamo gushaka akazi kugira ngo akora ubuzima bwe busanzwe ubu ngubu mu Bubiligi arakora atuyeyo niko bimeze ubu u Rwanda ruhombye umukinnyi ukomeye ubwo Rwanda nyine nibyo u Rwanda ruhombye ahubwo Aloyize abahombye umwana we w'umukinnyi n'u Rwanda muri rusange u Rwanda nyine urumva ko yaza ngiye nanjye narahombye kuko numvaga mvuga ntibyibura nzagira mu buzima bwanjye umuntu uzansimbura agiye akomeze iryo zina ryanjye rya Kanamugire rikomeze imahanga rikomeze no mu mahanga wumve ko n'umwana wa Kanaka wakiye umupira w'amaguru wabaye umutoza w'amaguru ibyo ngibyo byari kunshimisha yenda mu buzima bwanjye umurahazaza umwuzukuru abikore birashoboka nabyo yego reka tujye no kuri iki ngiki iyo turebye nk'abanyamahanga koca bari muri football y'u Rwanda kuba bafite umubare mukeya ni kimwe mu bisubizo bifite byiza by'icyo kibazo dufite by'uko abanyarwanda bakeneye kubigeraho nacyo kuba jope ariko nk'iyo urebye umubare urimo ubona ari mukeya cyangwa utekereza ko bakwiyongera cyangwa bakavaho burundu ngewe mfite filozofi yanjye ku mupira w'u Rwanda nicyo ngutekereza nicyo nawumarira ari jyewe ufata ibyemezo kuba abantu bakina neza si ukubera ko ari abanyamahanga cyangwa se ari abanyarwanda kuba abantu bakina neza no kuba hari karite bafite zo gukina umupira icyo ni kimwe karite nizo za mbere tugomba kugenderaho kuba abanyamahanga bari ino si ngo abanyamahanga dufite ahangaha ni uko ari abahanga kurusha abandi nakubwiye ko abantu ikipe zose zirokirita uzambarize mu bakinnyi bahari ufite imyaka 20 waturutse hanze nimba ari uhari nimba naho rero nuko ko abantu bose bazana n'ibyayi nakubwiye ngo nkuko atarako yabikoze igafata babakinnyi ariko yatwaye igikombe coach yatwaye Sekafa ndagira ngo nkusobanurire impamvu yatwaye Sekafa ntabwo umuzamu wayo watumye batwara yarafite imyaka ingahe bakame yarafite gusa nka 20 kombi turawenda muri kiragiye yaratarayigeraho ntiyari umunyarwanda yego ntabandi abanyarwanda bari barimo se nuvuga ko bayitwaye kubera ko harimo abanyamahanga bari barimo benshi baba ninde Romamiri Andre uyu munsi mushaka n'umunyarwanda na mukuru we abo bose bandi n'abanyarwanda nubwo harimo n'abandi banyarwanda benshi barimo ntabwo ikipe yarigizwe n'abanyamahanga bari barimo ariko ntabwo yatwaye igikombe kubera ko harimo abanyamahanga benshi kuko iyo birebye uyu munsi turavuga tuti ekipe zacu ntizikomeye kubera ko hatarimo abanyamahanga ariko buri gihugu kigomba kugira gahunda yacyo kigenderaho muri development iyo ari yo yose muri football nimba dushaka kugira ngo tugire iterambere ryiza iterambere rigiraho rihera ahubwo twibaze ngo uyu munsi iterambere ry'umupira wacu rihereye mu gushaka abanyamahanga
cyangwa rihereye mu gutoza abana batoya tukabashakira amarushanwa, kuko wagira ute wakwitoza utakwitoza hari ibyo uzamenya ariko ntuzaba umukinnyi mwiza, kuko umukinnyi mwiza umubwirwa n'ibyo akina, ibyo akina ubirebera he mu marushanwa yagiyemo, mu mikino ya gicu yakoze. Nuvuga ngo niba uyu munsi dufite gahunda y'abana, twaba dufite amasantere y'abana, abana bakaba badafite aho bakinira ngo bagaragaze za mpano zabo, bagire ni experience. Nibyo nakubwiye ngo uzambarize umukinnyi w'umunyamahanga uri mu Rwanda ukina mu cyiciro cya mbere ufite imyaka 20, bose baturutse wabo twagiye kubashakaho kubera ko bakinaga. Yego. Ese abo bana bacu uyu munsi bafite aho bakina? Ahubwo abantu bibaza icyo kibazo. Ese uvuga ngo bazane abanyamahanga ntitubafite?